Yago ari mu bantu bari abantu bishingiye ku bintu twagiye tubona hano kuri social media ndetse n'ahandi n'ubuhamya bw'abandi bantu. Ni wa muntu ugira umutima mwiza ku buryo kuba kumukontakta ari ibintu byoroshye biri aho ngaho. Ntago ari bya bintu nyine kwa kundi mujya muhamagara abastar ngira ngo underground murabizi n'abandi bantu bazamutse bibagoye. Ntago ari muri ba bantu ujya uhamagara ngapfe kukwirengagiza. Ndakeka abantu benshi bamuvugaho ibintu bibi n'abantu nyine batamubonye, abantu batamuzi. Ariko ndakeka umuntu uzi ukuzi neza, umuntu wagiriye neza we ababibona kandi we ndakeka n'ubundi aba yaravuze ibyiza. Usibye ko hari n'ababa barakubonye bakakubonaho ibyiza nanone bakakuvugaho inabi, haba mu muziki, haba muri films ndetse n'ibindi byose mukunda kubona kuri social media industry nyarwanda muri rusange. Yeah man, my people were going shout up. Then I said, baddest from trenches, from the bottom breaking to the top. They say I see in media lang nagarutse. Uyu munsi rero turabanye kandi cyane, ndagira ngo uyu munsi mbaye ikaze nanone ahangaha nkuko mubimenyereye ni ya channel yanyu mukunda Lang Media. Lang Media rero abantu batarakora subscribe, ndagira ngo uyu munsi wa none mukore subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubana ibiganiro ko bwije nuko bukeye. Uyu munsi rero ikintu cyakingaruye ahangaha kuri iyi channel nta kindi nuko kugira ngo tujye tubana buri munsi kandi tujye dukorana ibiganiro bigiye bitandukanye. Abantu bakunda entertainment, abantu bakunda ewana byacitse. Uyu munsi rero kuri iyi channel Lang Media mukore subscribe, share na comment kugira ngo ewana uyu munsi ntazagire akantu na kamwe kajye kabacika. Rero ni hahandi wowe ukunda talents, wowe ukunda ibintu byacitse cyangwa se inkuru z'imihanda n'ibindi bigiye bigezweho, cyane cyane abantu bakunda inkuru z'imihanda ndetse n'impano z'imihanda. Ndi hano kugira ngo n'ubundi tujye tubana nkuzanire byandi byose mukunda kandi mukunda gukurikirana buri munsi. Ngende Lang rero ndagira ngo tujye tubana n'ubundi, ariko therefore sinagenda n'ubundi ku nkuru z'imihanda ndetse inkuru ziri kugenda zicicikana ku social medias. Nagize ikintu mvugaho uyu munsi nagiraga ikintu mvuga kuri social medias. Nkuko mubibona n'ubundi haba hariho amatiku menshi cyane ndetse nasaga nyinshi zigiye zitandukanye, ariko ndagira ngo aba banyamakuru b'abanyamwuga ndetse n'abandi mukunda gukora kuri social medias, ubwo ndavuga babandi b'ibyamamare tuzi ba MLN, nkavuga ba Yohana Mubatiza, nkavuga ba Yago TV show n'abandi bagiye batandukanye. Ndagira ngo rero ewana saga ziba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri social medias zigire ukuntu zigabanyukaho. Umuntu dukunda cyane nka Yago nanone yongere atahuke aze kugira ngo n'ubundi za nkuru z'imihanda ndetse n'ibiganiro bikomeze rwose. Hari talent tutakibona kenshi cyane hano mu Rwanda, ndetse hari n'abandi bantu tutakibona bitewe nuko umunyamakuru nka Yago uzwi cyane rwose, Yago TV show adahari mu Rwanda bitewe nuko nyine murabizi ko Yago ari UG ari Kampala. Ubu ngubu niho yibereye, gusa sinzi ko wenda ibintu by'i Kampala dukeneye kubireba cyane twebwe nk'abanyarwanda muri rusange. Abantu abastari b'i Kampala rwose ewana twebwe abanyarwanda icyo dukeneye cyane kurushaho no kuzamura nyine entertainment yacu, kuzamura abastari n'abandi baba bakiri hasi yabo mu Rwanda. Ariko ubwo rero Yago rwose tahuka garuka Yago, niho ndi kubwira ihangane rwose nyamuneka turagukunda cyane. Ubwo rero Yago n'ubundi ufite abakunzi benshi cyane, aba big energy muri rusange. Abo bose hari n'abandi ubutazi ko ari aba big energy, ariko ndakeka baba bahari. Rero ihangane ugire uzagaruke kugira ngo n'ubundi izi social medias bongere babone abantu batari basanzwe babona nka kwa kundi nyine wajya gubigenza, ngira ngo nawe urabizi umusa. Rero Ngende Lang nagusabaga kugira ngo none wongere ugaruke Yago dukora ibiganiro, Yago abapeti bongere bazamuke, Yago bya bindi byose rwose. Rero Yago abantu benshi bavuga ko nta mutima mubi ugira. Yago nta mutima mubi buriya, abantu benshi ngo bamuzi bavuga ko nta mutima mubi agira. Ikindi Yago ari mu bantu bari
abantu bishingiye ku bintu twagiye tubona hano kuri social media ndetse n'ahandi n'ubuhamya bw'abandi bantu ni wa muntu ugira umutima mwiza ku buryo kuba kumukontakta ari ibintu byoroshye biri aho ngaho, ntago ari bya bintu nyine kwa kundi mujya muhamagara abasitari ngira ngo underground murabizi n'abandi bantu bazamutse bibagoye, ntago ari muri ba bantu ujya uhamagara ngapfe kukwirengagiza. Niyo mpamvu tumusaba kugira ngo azagaruke mu Rwanda n'ubundi twongere twisanzure abantu bari kuzamuka n'ubundi babandi za new talents bose bongere babone uruvugiro. Hari abantu batakigira uruvugiro kubera ko yaca no nyine yabaga ituma abantu bose baba open ndetse n'abandi bantu bose bagerageza kuzamuka kubera ko nyine ntayo atakiri mu Rwanda, ugasanga yibereye UG ndetse Yago sinzi ko hari umuntu muheruka no gukorana ibiganiro bya Danger, usibye ko akundi nyine uba wihugiyeho. Yago wihugiyeho cyane, ongera utugarukire. Hari ukuntu rwose usigaye wihugiyeho muri iyi minsi, ugasanga uri kwikorana ibiganiro ku giti cyawe, uri kwivugira utuntu twawe, kwa kundi uba witurije wisekera, wimahoroneje niko bakunda kubyita, ugasanga niko Yago nanone wimereye. Ariko turagusaba kugira ngo right now wongere ugaruke, wongere dukore ibiganiro nyine bifatika mu Rwanda. Social medias hari abantu benshi cyane bagiye bavuga ibintu byinshi cyane bibi ku muntu nka Yago ndetse n'abandi bakamuvugaho ibyiza, ariko buriya ndakeka abantu benshi bamuvugaho ibintu bibi n'abantu nyine batamubonye, abantu batamuzi. Ariko ndakeka umuntu uzi ukuzi neza, umuntu wagiriye neza we ababibona, kandi we ndakeka n'ubundi aba yaravuze ibyiza, usibye ko hari n'ababa barakubonye bakakubonaho ibyiza nanone bakakuvugaho inabi bitewe nyine ngo kuri social media hari ukuntu bishyura umuntu bakagira ute. Ariko ndakeka rwose dukeneye relationship, dukeneye collaboration between influencers hano kuri social media kugira ngo muze dukore ibiganiro nyine dufatanye, dukore social media entertainment mu Rwanda, tuzamurane mu Rwanda, dukore entertainment rwose, haba mu muziki, haba muri films ndetse n'ibindi byose mukunda kubona kuri social media industry nyarwanda muri rusange. Ubwo rero usibye n'uwo nguwo n'abandi bose ndagira ngo twubake ikintu cya relationship, collaboration. Rwose buriya amashyari akomeje kuzamuka ndetse no kuba menshi, gusa tugiye kuzajya dukora ibiganiro ahangaha, ibiganiro rwose mube open muri social media entertainment muri rusange, mwisanzure ahangaha kuri iyi channel. Ni Lang Media. Nge rero ndirange, reka mbashimire n'ubundi mbasabe kugira ngo mukomeze mukore subscribe, share na comment kugira ngo ibiganiro byose bizaca ahangaha Domis atazagira ikiganiro na kimwe kigucika. Tubane rwose, ndagira ngo mukore subscribe, share na comment, mbibasabye cyane kugira ngo n'ubundi ikiganiro na kimwe ntazagira ikiganiro na kimwe gicangaha kizagucika. Kandi nanone nimero murazibona aho ngaho muri description, ushobora kugira uko wenda kuri ikiganiro kugira gukenera uko wakora ikiganiro, ndetse hari n'ibindi bitekerezo mwatanga muri rusange, kuko nubwo bikiri introduction, hari abantu benshi cyane bakora ibiganiro ariko without experience. Ariko nk'uku mubona ahangaha rwose kuri iyi channel turabanyukamo, ariko ntabwo tubuze experience, kuko ariko no experience tuba tuyisanganwe mu buzima bwacu busanzwe. That way rero mubane natwe kandi mudushyigikire kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nge na Lang rero ndagira ngo mbashimire kuba mwafasha kanya tukabana kano kanya rwose, n'ubundi tugiye kuzatubana buri munsi. Nge ndi Lang Domis, ciao ciao.